ndagira ngo nakire bashiki banjye inshuti zanjye muri studio za MSA Plus. Iruhande rwanjye ndi kumwe n'umukobwa wakoze nawe iyo bwabaga kugira ngo uyu muziki wa Musanze abashe kugira itafari awugerekaho, ariko sinzi icyatumye, sinzi uko byagenze, nawe tuba tumufuriye irengero, ariko yaje aratubwira byinshi, anatubwire n'impamvu n'inzitizi yabonye muri uru ruganda rwa muzika hano Musanze, iri soko ry'umuziki we Musanze. Ndabakiriye, muratangira mwivuga, dore tuvugire rimwe. Oya, urabanza. Okay, nge nitwa Niyonkuru wakabaye mvuga ariko Kudra. Kudra ni umunyamakuru mwiza cyane, mwamwumvishe n'ijwi rye uburyo abatangiye. Ni umunyamakuru mwiza. Kudra, byagenze bite kugira ngo kuri uyu munsi wa none tube tukikumva, tukikubona hirya no hino ku maradiyo? Ntabwo akazi byaranze uraterera? Akazi kajya kangara, ntabwo akazi kanga kuko kaliya nyine ni kaliya. Okay. Kaliya ni kaliya, ahubwo hari igihe ufata akanya ko kuruhuka. Okay. Kamishyizemo akanya nduhuke gatoya. Ngiye runaka nzagaruka. Turabigarukaho. Ku rundi ruhande ndi kumwe n'umukobwa, ariko naturi imbere gatoya. Hari akantu gatoya byibura nk'amasegonda niyo yaba ni 10 cyangwa 20 birahagije. Hallelujah. Wow. Manura komeye. Reka mbivuge hose. Wow. Praise your name. Murakoze. Darle. Nishimiye kongera kukuba. Ntabwo nari ngaruka kumva. Wabyumvise nawe? Ukuzana harwaru rumeze nk'urw'inkoko. Kumwe babakuyeho amababa. Nyine kubera ijwi ry'umuntu. Ariko murumva nk'iri jwi tuba twarabuze muri tuba tutakibona muri inuza muri industry ya Musanze. Darlene, ni karibu muri MSA Plus. Murakoze. Umaze igihe uri he? Maze igihe ndi mu tuntu twinshi. Arimo turimo two mu rugo. N'ubukwe. Arimo turimo two mu rugo. Ubukwe rumva narakuze, ntabwo ari gupfa kuboneka hambere. Wari ukiri umwana? Cyagiye nari nyiri umwana. Umeze ute? Meze neza. Ubuzima bw'urugo urukumva bimeze bite? Ubuzima bw'urugo ni bwiza. Amakofi ntaratangira. Nubwo azaba. Turayasengeye. Ibyo bintu bizakugeraho. Nubwo bizaba. Abantu benshi, abasore benshi bari gutinya gushaka, ati mu rugo harimo amakofi menshi. Wowe uraryohewe? Shabitero. Genda ryohewe. Cyane. Cyane pe. Cyane, sinzi nimba uko wenda ari bishya. Ariko nyine ni byiza. Gusenga nyine ngo bizahore ari byiza, ari byishimo. Imana izabigufashe, dore uri umukobwa utuje. Umugabo wawe yarongoye umukobwa, afite umugore utuje, azagufate neza. Iryo jwi ryawe hazatumira isarara. Turisengere. Ntabwo bya. Turisengere cyangwa tuze kurisengera turi gusoza. Ibiganza twawe murambitseho. Ntabwo yatuma risarara kuko niwe manager wanjye. Ariko biri kugenda gute ko abamanager gute turi kwisanga abamanager n'abamanaginga bari hari relationship iri kuvamo kandi ni ubwo nyine ariko Imana yayipfa. Ariko umwanya munini mumarana, buriya uko umarana umwanya munini n'umuntu runaka, hari bonde igenda yikora mugashiduka. Nanjye mucakire manager. Arakumanaginga mu bunyamakuru. Nyine kugira ngo tubone aho tuzakurira. Ndamugushakira aranahari, wowe urabera. Darle, ko twakubuze mu muziki wa Musanze, ijwi ryawe turarikeneye. Ni ukuri pe. Uri umuhanga cyane. Sinzi nimba manager wawe araza kureba kino kiganiro, ariko ashyiremo imbaraga kubera ko impano ufite iteye ubwoba, ndakubwiza ukora. Ntabwo nabuze. Cyangwa yagushyize mu rugo
arakubwira ati wicaye banza oya nawe ari mu bantu bahora bantera courage yo gukora wowe ukabyanga oya ntabwo byanga kubera ko iminsi yashize ntabwo ubu ngubu nagarutse ndi Ama Darlene wa gospel wagarutse uri Ama ubu nyine nkoresha izina Ama mu buhanzi kandi bisobanuye iki Ama bisobanuye ibintu byinshi igihe cyo kurisobanura ntabwo kiragera kubera ko mfite impamvu naryise rero kubera ko mbere nakoraga ibintu bya sekira baririmba rero ntabwo biriya bintu ubu ngubu wagarutse uri muri gospel ubu ngubu rero nagarutse kuba urugo ntabwo ari rwo rwagutegetse kumva ko ugomba kuva muri sekira ukajya muri gospel oya n'ubundi nashatse n'ubundi naratangiye gospel nari indirimbo nashyize hanze za gospel uri muri menge video narayibonye ndakurikira cyane hari n'indi hari n'indi n'indi yitwa Ni Wowe ariko uko byagenda kose ubu YouTube channel yawe ni Ama cyangwa iracyari Darlene ni Ama Darlene nkora kuri channel ya SP Gang ukora kuri channel ya SP Gang ntabwo uri manager wawe ni we nyiri SP Gang cyangwa oya ni yacu twese nk'abantu bakorera muri SP Gang Kudra Energy Radio niyo yaguhaye iyo pause niyo yatumye ufata iyo pause kuko iyo umuntu yakoze akaruhuka ntukaba yananiwe tubwire kuva mu itangaza kuruhuka ntago ibintu njye ntago nanyuzwe kuvuga ngo umuntu arakora agafata break dufite igihe tuzayifatira kandi kirekire wowe ubu ngubu ndabizi ntabwo uruhutse ufite akandi kazi urimo ndabizi kubera ko ntago abantu bakora muri uru ruganda ntago ndabakurikirana cyane ubu rero stalking ubuzabakorera tuzagufungisha none byagenze bite kugira ngo uve mu kazi passion yawe ya career wavuze yawe ujye mu bindi nakubwiye nyine ni pause tubwira impamvu iyo pause nicyo dushaka kugira ngo hari igihe ukora ntago najya kuvuga ngo ni igihe kingana gute umuntu ari supposed yo gufata pause wenda hari imyaka uteganya kuzayifataho nanjye hariyo nari narateganyije mvuga nti iyi myaka ngomba kubikora hano kuri radio nka decidinga nyuma y'icyo gihe nihaye nka decidinga niba nkomeza cyangwa niba shiftinga nkajya mu bindi ariko gushiftinga ntago bikuraho ko iyo talent ifite iyo passion ifite iyo career nyine wayigiyemo unayikunze uyu munsi ushobora kuba ntari gukora kuri radio ajya kuri television ama social media arahari nkaba nakira YouTube channel aho ntabwo mvuye muri kare siri kubyumva ntabwo mvuye muri kare ntabwo ndi kubyumva gute sitari kubyumva ibyo byose uri kuvuga wajyamo ntabwo urabijyamo niyo mpamvu uyu munsi birimo aka kanya birimo Darlene we yagiye mu buzima bw'urugo ndi kubona aburimo sibyo ariko wowe ubuzima wari urimo ngira ngo ntabwo bwari bwahinduka cyane cyangwa nawe uri mu bw'urugo oya nta buzima bw'urugo ndimo wapozinze ugiye kujya kandi ndi kubwira ngo mucakire manager none se mbwira muri kariyeri yawe ya muzike nako y'itangazamakuru ni nk'izihe challenge wabonye zikomeye cyane nawe ubwawe wafacingaga guhangana nazo bikakugora ntabwo ndi buvuge ku giti cyanjye kubera ko challenges ziba muri rusange reka mvuge ku giti cyanjye reka ndeke kuvugira abandi reka mvuge ku giti cyanjye buriya
iyo winjiye mu itangazamakuru turi kuganira ba open iyo winjiye mu itangazamakuru kimwe n'indi myuga yose entertainment wawe wemeye kuba public figure. Yeah, of course. Wemeye kuba public figure, hari ubuzima buhinduka, aho ugenda harahinduka, uko wambara birahinduka, uko witwaraga muri public birahinduka, ibintu byinshi birahinduka kugira ngo maintaining rya zina riri kuri radio cyangwa riri kuri television cyangwa riri kuri YouTube channel. Nyine najya gatabuke uyu icyo ni kimwe, ibintu nyine birahinduka. Yego. Urumva icya kabiri kugira ngo actually nta challenge zirimo zikomeye nuko igihe kigera ku bwanjye igihe kigera nkavuga ni okay reka ndeka abantu babanze bongere bamwe cyangwa kumbure sari kutubeshya Darlene nawe ngo babikumbure nibyo nose Darlene twamuze najya kongera kuduhereza niko mbitekereza najya kongera kuduhereza azaduhereza indirimbo wa muntu umvishije Darlene wenda 2022 2021 avuga ati okay nari mukumbuye kandi none wongeye kumva icyaduhaye ukuntu kimeze nawe ushaka bagukumbure uzaza ari uko manager yabonetse njye mugomba nawe uzaza witwa nde njye na manager tuzabyumvikana okay Kudra hari tugarutse ku muziki w'i Musanze igihe wawukozemo igihe wari uri kuri radio uri kuri station uri kuri micro yego ni izihe challenge wagiye uhuramo nazo n'abahanzi ese ubona abahanzi uburyo bitwaraga igihe wari uri kuri radio cyabafasha iki kugira ngo icyo ubona igihe bakoraga ese hari wabonaga ko ibyo bari gukora birazamura nuza biri kuzamura entertainment wabagamo cyangwa ushobora no kuba waracitse intege ukagive uping ukavuga ati ibi bintu ndabona naho bizagera reka mbihagarike byo ni ibibazo bibiri barije icyarimwe reka tuvuge ku cyambere umunyamakuru aba ari umunyamakuru aba yateze amatwi reka tuvuge ku cyambere sibyo buriya challenge ku bahanzi ni imwe ntabwo baba bashaka kumva dark side zabo nyine kumva uvuga ngo yafropinze kumva uvuga ngo iyi ndirimbo ntabwo wakora bikora gutya kuyikora gutya kugira ngo wari kuyikorera i promotion wari kuyikorera i marketing wari kuyikorera ibyo bintu nyine ntabwo bari bashaka kubyumva ntabwo byumva iyi bari challenge ikomeye kandi bagashaka kuimpose njye mpuzaniye indirimbo yanjye yikine nyine yikine as another yikine nk'itegeko kandi wowe ufite line ugenda mu kiganiro cyawe ufite ntabwo ukeneye gushimisha ufite indirimbo ukina mu kiganiro cyawe sibyo ntabwo ari kibije byose ugomba guhita ubyakira so kumwumvisha ko hari ikintu agomba guhindura ikibazo gikomeye kumwumvisha ko ari guflopinga ikibazo gikomeye ni ikibazo cy'imyumvire mbese ntabwo ari wowe wenyine ubivuze kubera ko tumaze gutumira abantu benshi ahangaha bakurikirana umuziki baba mu muziki umuziki wacu urimo ikibazo cy'imyumvire kandi as long as imyumvire idahindutse turi mu mazi buriya music ni kariya nk'izindi nk'uko umuntu ajya mu shuri akajya kwiga ibintu bya IT cyangwa ICT akajya kwiga ubwubatsi itangazamakuru ukajya kuryiga even na music uba ugomba kwiga nayo ugomba kwiga ukiga strategy zayo ukiga uko ugomba kuderivaringa igihangano cyawe ukiga ABCD uri kubyumva ntugire ikintu na kimwe utaruka kuko niwiga like niba indirimbo yawe igomba kugira step enye ugatarukamo ebyiri wafropins mu kanya kashize nandi kumwe na DJ Young DJ Young yakomeje kuvuga ko iki kibazo nyine uri kuvuga nawe kabahanzi bagifite umuhanzi ntakeneye kugirwa inama yego ntakeneye kugira ibyo akosora ese wowe
igihe bakuzaniraga izo ndirimbo hari izo wasubije ntiwazikina cyangwa nawe wazikinaga kugira utiteranya n'uwo muntu ukuzanira indirimbo? Ngiye ku giti cyanjye njye nasubizagayo akenshi ntabwo bazikuzanira ziri hard, baziguha kuri email, ntabwo uyirya sini urayumva and ukanamuha feedback ukamubwira ati indirimbo yawe ntabwo nyikinnye kubera ABCD. Wabikoze ku bantu bangahe? Ntabwo ndi bameshoni. Kubera iki? Ni bya bindi n'ubundi banga ntabwo ukeneye kubikora. Ntabwo ari byo nanga. Oya, ni bya bindi banga udakeneye kubikora. Ngewe ntekereza ko gukosora umuntu cyangwa se kumugira inama ntabwo ari ngombwa ngo mumeshoninge cyangwa muvuge, ariko abanyongorera ngiye nkamuvuga. Oya, ashaka kuniranya. Uraza kumumbwira mu gitari ariko ubutangamuvuga. Ntabwo ari n'igikorwa kibi kuba umuntu yakuhereza nawe ngaha dukoranye ikiganiro nkajya hariya kumwe umuntu ajya kwireba nkasanga hari amagambo nk'icumi navuze atari njye ntabwo nayakata kuko urabona ubu ngubu nanjye ndi kwiganuza ndi kwiga uburyo bwo kuba kuri kamera sibyo. Amakosa nkoze ndababwira ati muyareke kugira ngo n'abandi bayarebe babone uko bankosora. Uziko se dukeneye kugaragara neza uko mbibona. Oya, ntabwo dukeneye kugaragara neza uko mbibona. Iyo umuntu abonye amakosa wakoze yari asanzwe kubona as a public figure ahita avuga ati okay, niba uriya muntu ashobora kuba yakora ariya makosa ikintu n'undinde wo kutayakora agahita yakora. So make sure ko niba wakozemo 10 abiri aba ari yagaragara. Ese mbwira kuri radio aho mwakoreraga abanyamakuru mwakoranye ntabwo ujya ukumbura kongera gukorana nabo? Cyane kubera ko hari duwo nyine gukora, hari duwo ukora ukavuga ati ikiganiro nagikoze njye n'uyu muntu twari duhuje, twari dufite duwo imeze neza, aranyunganira nkamwunganira nyine ku buryo iyo muri show nyine ukumbura ya masaha ya show ntabwo bibura. Darlene, tubwire dukumbuye kongera tuzakumbura cyane kongera kukubona kuri stage z'imiziki ya secular, nubwo bwose wahisemo gospel ni byiza cyane. Uba warahisemo uruhande noneho kuko uba umaze gukura wafashe inshingano ugahita uvuga ati noneho ngomba guhindura uruhande nabagamo, nko kuba wavuye mu bukobwa ukaba umubyeyi. Dusubize inyuma noneho gatoya, tubwire challenge nk'eshatu wahuye nazo mu muziki wa secular udateganya kuzahurira nazo mu muziki wa gospel. Oya, njya kujya muri gospel mva muri secular ntabwo narebeye kubera ngo ngiye gushaka cyangwa iki, ahubwo uko nabonye ko nakoraga ibintu bitari byanjye. Secular ntabwo nabonaga nambaye umwambaro utari uwanjye. Abarokore ni gutya, abarokore bafite uburyo, bafite slang zabo. Noneho njye ni slang. Oya, byanyabyo nubwo najyaga mbikora ariko byaramvunaga. Yego, iyo uri mu kintu kitari icyawe buriya uravunika uko byagenda kose byatari. Rero ni umutimanama wanjye njye naricaye mbitekerezaho kuko n'ubundi nari nsanzwe ndi umukristo mba mu rusengero, nyuma mvamo njya hanze muri secular kubera gushaka amafaranga. Ntabwo nagiyemo kubera ko nkurikiye ngo impano yanjye igiye kuyikora. Wowe wagiye muri secular kubera impamvu y'ubuzima wari urimo icyo gihe? Nagiyemo kubera amafaranga. Nta mu producer n'umwe yakubwiye ati kugira ngo ukore indirimbo turamanza? Ni bose. turareba indirimbo tumenye na producer ba katurebe mbabwire indirimbo gute wayinkoreye. Oya, turareba indirimbo tumenya producer wayikoze tumenya na behind ibyo ntabwo ari ngombwa ariko byabayeho ibintu Darlene navuze. Sorry, oya, komeza. Ibintu Darlene navuze sinzi, ariko hari amakuru amwe n'amwe nyine agenda
cicikana mu matwi ibyo bibaho ntago ari muri music bibaho cyane abakobwa benshi batinya kujya mu muziki kubera icyo kintu ni industry zose like ni career zose muziki career yose umukobwa agiyemo byanga byakunda hari challenge ahura nazo kandi muri izo challenge iya mbere ni iyo ngiyo urumva muri music iya mbere ni iyo ngiyo cyane kuko urumva nawe manager we urumva manager yavuga ati uyu muntu ndi kubona baramu vasho ahita avuga ati nzakumanagingira uri wanjye SP Gang ni studio ya manager cyangwa ni studio mukoreramo ni label ni music label ni tubwira aratangira ari kubitekerezaho mu mwanya take your time studio y'umubosi boss manager ni umubosi nyine ni umubosi ni umuntu utubereye bosi turimo turi ntago ndi umwe harimo n'abandi bana afasha b'abakobwa oya niwe mukobwa wenyine ese ko bibanda kuri manager uzi impamvu buriya n'umwana manager yamutayemo ndi guhita numva aba manager ama ubu ngubu ni ama ntabwo akiri Darlene mu gihe producer mwabaga muri gukora akakubwira ati session yawe iri nijoro nibwo urajya muri studio mbwira imbaraga bakoresha kugira ngo ubashe kuba wamukwepa umubwira ati simpari kandi projet urayikeneye ngewe kubera ko ni ibintu nakundaga yego numva n'ubundi nzaba umuhanzi rero urumva wabwiraga ngo turakora nijoro byambayeho rimwe cyangwa inshuro irenze imwe ariko bwa mbere arakureka ukajyayo ntihagiriye mugakora nyine ukabona sinzi ariko ntabigaragaze cyane bakajya bari gukora ku dutoki gake gake nka saa 3 ubutakaza ukajya yongera amasaha ese tumura recordinga urumva nyine yakubwira gisa n'ibwiboneka akubwira nyine igihe ashaka umva nawe umushaka cyane akakubwira saa 6 za nijoro nyine abaproducer ubundi niko bamera we akubwira iyo afite ikintu agushakaho akubwira n'igihe ashaka none se nta producer umwana mwiza wari wahura nawe ibyo bintu ku buryo bigoranye kuba yabikora umwana mwiza n'abandi n'abana beza none se bigenda bikora n'abandi n'abana beza ahubwo nyine umuntu ndabibwa gute agirira rugituma binteye amatsiko yo kuzatumira umuproducer muri iyi minsi kugira ngo mubaze kuko abakobwa benshi hari abakobwa bakora itangazamakuru ni ukuri noneho hari n'ubijyamo abikunze yareba yahura n'icyo kintu agahita acika intege bwa mbere bikamubaho ku muproducer umwe bwa kabiri n'ahandi agiye bikagenda utyo bigatuma rero acika intege ukabona twaramubuze yavuga manager wanjye duhura urumva nagiye muri uru ruganda rw'umuziki muri 2021 kandi we twahuye 2024 urumva we yumvise impano yanjye ni amezi ariko reka nkubwira hari abana bazi ubwenge hari abagabo bazi ubwenge reka ntabwo bigora just 3 months
Imana biba bihagije ko uhita umenya niba uyu muntu azaba wawe cyangwa atazaba wawe. nuko nyine dukorana gutyo, twatangiye dukorana nk'umuhanzi na boss, dufite ibyo twumvikanye, iby'urukundo byajemo nyuma. Oya, we ni umwana mwiza. Ni wa mwana mwiza twavugaga, niyo mfura irimo. We ni umwana mwiza, gusa nyine biba bigoye, bisaba nyine gukomera, kudacika intege, kuba seriye, kutajenjeka, kugira ngo urumva umare imyaka 2 mu muziki, n'izo mbogamizi zose uba uhura nazo ukaba ugishikamye ukirimo. Nuko uba waragize imbaraga zo kuba muri ibyo bintu bikakubaho umukomeye. Kwigira oya ntabwo biba byarakubayeho, umuntu kwigira iji nawe uhita wigira sinzi ukuntu bitwaraho. Experience yawe nawe uhagije kuba ibyo bintu bitaba. Oya, biterwa kabisa n'ukuntu wowe muri wowe umeze. Ariko nyine ni bikubiye gake cyane kugira ngo ibyo bintu ube wabitaruka. Biragoye, sibyo? Bisaba kuba uri umusazi. Kudra ko n'abanyamakuru n'abakobwa nabo baba batorohewe. Tubwire wowe aho wari uri hari shyashya ku buryo radiyo genda umuntu mukuru abato bigenda bite? Umuto niwe ushobora kuvuga ngo yahohotewe, bamuhohoteye. Wowe ufata decision. Umuntu mukuru ushobora gufata decision wavuga ni okay, ubona kubikora we kwemereye cyangwa tujyana muri nuza, tujyana wishaka kutujya tubwire kuko wenda n'ababyumva murumva ko abantu benshi impano nyinshi ziratsikira cyane kubera ko zigera mu byo zishoboye kuba byakora, imbogamizi zikaba nyinshi cyane. Noneho ibyo ngibyo aba ari ni ihohoterwa uba uri gukorerwa, kuko bituma impano yawe. Ngenzi abartiste benshi b'abakobwa b'abahanga bagiye baza muri uru Rwanda ari abana bazi kuririmba, ariko ukabura irengero ryabo kubera iki? Arava ku producer, izo ngorane yahuye nazo, abona iyo ndirimbo bimugoye, bamanje urumva agere kuri noza ku umunyamakuru nawe namworohere, ambwira ati ako karimbo kazane mu rugo tukumva, urumva bakajya kukumva nabyo ntibyorohe, azamuke ku umushoramari nawe abanze kuba yavuga ati uze kuza tuvugane, numvise ufite imana. Bigatuma abakobwa benshi kugira ngo bazatere imbere, sinzi ikintu cyakorwa aho ngaho, kandi barabyemera. Impamvu kibabura baba banabyemeye cyane, inshuro 1, 2, 3 ubundi bikabatera ipfunwe cyane. Wowe tubwire uburyo kugira ngo kariya uyigereho, cyangwa kugira ngo ibyo urimo ubiderivaringe neza, usabwa gutanga ibitambo byinshi, sibyo? Usabwa gutanga ibitambo byinshi. Noneho muri ibyo ngibyo hari ibyo utamba uvuga ngo mbikoze ku giti cyanjye ngewe, either ukavuga ati ndetse akazi kampembaga ku kwezi ngiye mu muziki, icyo ni igitambo utambye. Uretse amafaranga salary bafataga ku kwezi, ugiye mu muziki utazi neza niba na public izakwakira, icyo ni igitambo wowe ku giti cyawe bitangiye. Hanyuma hari n'ibindi bitambo bibaho bw'agahato. Akenshi usanga ku bakobwa, reka mvuge nko ku bakobwa ikintu cyitwa sexual harassment, sibyo? Sexual harassment ni ikintu kinini cyane, ni narebye Repubulika y'u Rwanda ni ikintu irwana nacyo umunsi ku wundi, igenda mu bukangurambaga, wahohotewe yaba ni muri careers zose ko no mu kazi boss nawe abatakoroheye hose, atabaye umukoligi mukorana aba boss wawe, atabaye boss wawe umuntu ukeneyeho service. Ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa sexual harassment ku mwana w'umukobwa muri entertainment, icyo ntabwo dushobora kugihakana, ni ikintu
ntekereza ko turi batatu twacyumvikanye kandi nawe cyakubayeho oya njye ntabwo cyambayeho for sure ntabwo cyambayeho kuko nzi ko abakobwa benshi mama murikoze mu itangazamakuru hari ukuntu usangamo umunyamakuru w'umusiniya nawe wifuza kuzakora ibintu nk'ibye ukamwegera ati wamfasha nanjye mikrofone nkayimenyera nkakora bya dance njyewe nagize amahirwe njya gutangira kariya yanjye narabanje nkora training zihagije bampaye platform babona ko mbikwiye ntabwo nagiye kubanza guca ku ruhande ngo mvuge ngo wambabariye ibyo usaba byose ndabikora ngo igihe cyose yabaye mu itangazamakuru ibyo bintu ntabwo byigeze bikubaho nta n'uwigeze abikubwira nta n'ubwo ngende umukobwa umuntu ashobora kugira akantu ka attractive agira kuri jewe akamvugisha hey Kudra ko numva twajyaniye relationship n'iyi either nkavuga yes cyangwa oya nta effect byigeze bikugira oya nta effect byangizeho Kudra ari gukikira nta kintu uri gukikira ndabizi ko naho uri kano kanya uratuje nta kibazo aho ndi ndi mu kandi kazi ko uratuje nta kibazo kadahuye n'ibyo reka rikamubwira bo yakubwiye ko muri noza muri kariya zose bibamo hose bibamo sibyo wamenya gute ko bibamo kandi bitarakubayeho niba bitarabayeho mfite inshuti yanjye byabayeho témoignage ziratangwa abantu batanga ubuhamya bakavuga bati ngewe ibintu byabayeho inshuro irenze imwe cyangwa ebyiri cyangwa ubihamya ute ko bibaho kandi gute ujya guhakana ibintu nyirabyo yivugiye noneho sexual harassment si ikintu wajya kwirata kuri public iyo bavuga ngo bibaho cyangwa byambayeho ntabwo biba byarabaye ngo warakoze izo sex ahubwo barahuye n'abantu babigusaba uburyo bwa serivisi kugira ngo bayigukemurire bakakwaka hari naho serivisi bayikwima kubera ko ibyo bintu bitakunze umuntu akubwira ati ngewe kugira ngo either nkukorere ABCD nuko unsanga ahangaha isaha iyi n'iyi location ngiyi place ngiyi utajyayo serivisi ntibibone byakubayeho ntabwo byambayeho for sure ntabwo byambayeho sinzi impamvu udashaka kuyumva ntabwo byambayeho nuko cyambayeho guhamiriza yuko wakomeje guhamiriza yuko ibyo bintu birahari yego birahari I have a friend of mine best friend wanjye ari muri situation ibaze ko ari gupanga gusezera ari gupanga gusezera kubera iyo situation gusa no kubera iki bitakubaye bayaga bagutinya ngewe rero ntabwo ari ukuntinya sibyo ntabwo ari ukuntinya ariko ngewe iyo ari oya iba ari oya sibyo ubwo niba service ngushakaho iri buguranwe n'icyo ngicyo nkabona koko birakwiye ko iri buguranwe n'iyo sex I do ariko nibona bitari buhure twakuza gutse birata ntabwo bivaho okay but you do sometimes I do. So as life sometimes as life I do okay ibyo ngibyo byo birumvikana ndagira ngo noneho utubwire tugaruke mu muziki wacu hano i Musanze wagiye utubwira challenge nyinshi wagiye uhura nazo abahanzi umwe akora indirimbo kumva ntiwayikina ukayimusubiza abenshi wabwira ati muhindure gutya ntibabyumve ese Kudra ubu kano kanya utari muri entertainment uri kwirebera hanze urabona izo effect na n'ubu ngubu zitakiriho kandi noneho zigenda zikora mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo iyo urwaye indwara urayirata ushaka indwara ikira urayirata sibyo niba ngewe naragerageje undi akagerageza bikanga ku nama ze ku ruhande ikiba gikurikiye ni ukuvuga ngo okay reka tubihorere ngewe ni ku giti cyanjye kuri ngewe ndavuga ko reka mwihorere n'ubundi amafaranga ashobora saa yanjye ninumva umuziki we nzumva Nigerian nzumva bongo flavor nzumva sibyo ariko nyine ingaruka za mbere niwe zibaho kuri gushora ariko ntabwo uri kubijeza twebwe akenshi dushora amafaranga mu bijyanye n'ibitaramo
ni entertainment tukayishoramo amafaranga ugasanga turi guhomba kubera iki kubera ko showbiz ntabwo iri active urumva ari nayo mpamvu akenshi n'umuntu agerageza akavuga ati byibura reka turebe dushake mikoro tujyeho kugira ngo tubashe kuba twavuga kino kibazo nabo babashe kubyumva iki kintu ubu ngubu turi gukosora amakosa yashobora kuba ariho kandi nabo bagerageze batwumve ntago ntutekereze ko showbiz ari wowe wenyine uyifite ari wowe wenyine ugomba kuyigenga nukora ikosa byumve ko ari ikosa kubera ko ntabwo nibwira ko kugira ngo mu myaka nk'ine yose ibishize abahanzi bamwe bakora imiziki abandi ntibayikora akaba ari indirimbo ebyiri zishobora guhitinga ku rwego rw'igihugu mu bahanzi bagera muri 40 mu gihe mu yindi mijyi bo bakora indirimbo zigahitinga buri gihe badukorana indirimbo ziza ziduhitingana urumva urabona nka Kidi yaratoboye aragenda akora indirimbo iba mega hit yira ntabwo ari hit gusa ni mega hit urumva kubera iki aba yamaze kureba akavuga ati iyi industry turi gukoreramo ntabwo bizashoboka arabyemera ko ndiko mbitekereza iriya ndirimbo Kidi ikoreramo no mu bitari gukora byari kurangirira aho ngaho nta kintu kuko yakoreraga muri The Lion nta munsi yigeze akora indirimbo ngo ihitinge kuri like ukira aho ngaho ni urugendo rudasaba umuntu ni urugendo rusaba za step zose ni havamo ebyiri cyangwa eshatu rate of shopping noneho igikomeye muri ibyo ni uko rezili turi bubone nta nubwo uri bwemere ko yafropinze byibuze ngo uvuge ngo iyi yafropinze reka nongere nsubire inyuma njye kwiga ndebe icyatumye iyi ngiyi ipfa ikurikiraho nzayikosora ahubwo aravuga ati niba nsohoye indirimbo yitwa Kudra igafropinga nyuma y'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri ikamite nsohora yitwa Buba kugira ngo the same stage ugasanga n'ubundi kakazeru nikukizenguruka kirimo ama uritegura gukosora iki mu gihe uje muri nuza muri gospel music ku makosa waba warakoze mbere ubu ngubu uritegura gukosora iki ko mwabivuze byo biba bigoye gutekereza sinzi ikibazo nimba ari ikibazo tugera hano mu karere ka Musanze kandi dufite impano nyinshi cyane kandi abana bashoboye cyane so ibyo gukosora byo ni byinshi bisaba nuko sinzi ukuntu nabisobanura ariko ngiye ku giti cyanjye nyine numva umuziki ngiye gutangira gukora nk'ubu hari indirimbo ngiye gusohora ariko nyine itandukanye n'izo nakoze mu minsi iri imbere kandi nazo ni gospel ariko yo ntekereza ko iri kuri level izo nasohoye itariho kubera ko bisaba imbaraga bisaba gukora umuziki twiteye ngo uri wo mu karere ka Musanze kuko ugendeye kuri icyo kintu mbona nta hantu wagera ugendeye kuba uvuga ko uri umuhanzi wo mu karere ka Musanze that is big issue ese ubundi none se ko n'ubundi kutavuga ko uri umuhanzi wo mu karere ka Musanze na babandi uri kwihakana bakaba batakuzi ntabwo ari ukubihakana na babandi udashaka kwiyitirira basi batuvuge kandi ndi umunyamusanze kandi ushaka kwitwa umuhanzi w'Umusanze ntabwo ushaka umuhanzi w'Umusanze kandi ariho ndi ahubwo indirimbo ngiye nshaka gukora ntabwo ari indirimbo yo gukora kugira ngo muri Musanze ariho honyine igarukira ngende kuvuga ngo ni ukora indirimbo ntavuye mu karere kanjye nkahaguma sinubwo ngiye kuba i Kigali nijyayo ngo nzakora indirimbo ngo boosting nkaguma mu karere kanjye nkahaba umunsi ku wundi ariko nkakora indirimbo izaba hiti mu Rwanda no muri Afurika ni gute urateganya kubikora gute kugira ngo iyo ndirimbo yawe uzabe hiti muri Afurika kubikora ni ibanga ryanjye muzayibona byabaye nzagaruka hano turi kubivugaho turi kubiserebra biragoye cyane rero biragoye gusa reka nkubwire Rubavu hari umuhanzi bita Buba Star sinzi nimba mwigeze mwumva iryo zina ubu ngubu yagize ibindi bibazo by'ubuzima
uwo muhanzi njye namufatiraho icyitegererezo kubera ko reka nkubwire ama mu gihe muri uyu muziki mu gihe quartier urimo batakwemera nk'umuhanzi bizagorana ko ahandi bakwemera nk'umuhanzi hano mu mujyi abahanzi bahari kuko yego barakora abo nzi kuko abakuru bacu bo ntabwo tukibona ntabwo tukibumva wenda ntabwo tuzi impamvu yabyo ariko nkatwe generasiyo nshyashya iri kuzamuka hano mu karere ka Musanze abahanzi bakeya ngewe mbanzi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubihakana sibyo kuko ndahaba ndi nawe ndi Musanze ariko nyine umuntu aba ashaka gukora ikintu kirenze ntibavuge ngo icyo kintu uri kuvuga ngenda cyumva cyane kandi ni byiza ariko icyo gihangano cyawe kimenyesha abanyamubanza ukuri iyo bwabaga abanyamusanze bacyumva sibyo ujya ahandi wamanje iwanyu byibura bamenye ko uri umuhanzi niba batagukunda kuwukunda ntabwo ari itegeko ariko bamanze bakumenye ko uri umuhanzi wari uzi neza ko n'umuntu aturuka i Kigali akaza hano i Musanze mbere y'uko ajya gukora igitaramo aramanza akabaza ati se ni abahe bahanzi bakunzwe hano ndifashisha kugira ngo igitaramo cyanjye kigende neza siko bigenda mwebwe wenda abanyamakuru muba mubize iyo nk'igitaramo kinini kije mu ntara baramanza akabaza abanyamakuru se mutubwire ni abahe bahanzi buriya iba ari strategy nziza yo kugira ngo ufatishe iyo population yo muri ako gace wenda twebwe impamvu tubona bidakunda ko tubona abahanzi benshi ba hano batangirira mu bitaramo nyine aba ari bo banzi ibitaramo aho byatangiye no ko hari ibitaramo birenga 3 bagiye batangiriraho nyine bagakora iyo system impamvu ni ukubera ko course nyine uje mu yindi quartier ushaka gufata imitima y'abo bantu bari aho ngaho urifashisha abantu babo njyewe niba nzi ama nkabamukunda numva ngo ama agiye gukora concert wenda we nta bushobozi afite bwo kwitegurira concert ariko numva ngo ama afite concert sibyo niba ama atabashije gukorera igitaramo sibyo ku giti cye uzajya kumusapotinga kubera ko abandi kubera ko uvuga ati ningize amahirwe najyaga mwumva kuri radio nkamubona kuri televiziyo nari ntarakamubona ngize amahirwe reka njye kumureba so iyo ni strategy yo kugira ngo nyine ufatishe hahandi ugiye gukorera igitaramo ikigoye rero gikomeye nuko iwacu kugira ngo ubone abo ngabo ukoresha still ni amasura amwe biba ari ikibazo ni amasura amwe ni wa muntu umwe cyangwa babiri hatabaye abo ngabo nta bandi baza nka ama tuvugishije ukuri to be honest ntago yimuzi as an artist nari nzi ko ukora karaoke gusa ariko ntago nari nzi ko ari umuhanzi ari codinga ibihangano bye ku giti cye ni ukuvuga ngo niba waratangiye 2021 right 2021 tukatugeze 2025 sibyo karaoke zitunga abantu karaoke iyo ukoze barakwishyura sibyo ariko ntago intumbero y'umuhanzi ari karaoke gusa sibyo ntago intumbero ari karaoke gusa so ni ukuvuga ngo niba imyaka ine ishize twabonaga amasura amwe make sure ko ama 2025 ibitaramo bizaba hano nibabaza ngo ni uwuhe noneho muhanzi w'inaha twakwifashisha uzazemo sibyo nibabaza ngo ni ikihe gihangano kiri gutrendinga kiri dushobora kumvisha abantu uzamo ntago gospel ntekereza ko gospel itajya muri church gusa harimo gospel ijya muri church gusa hari mu minsi yashize nubwo Theo bose babireba hari amashuri yajyagamo atari na gospel akajyamo amashow y'amasekira akajyamo bose baragenda nyine nawe agakora bigakunda so icyo nshaka kubwira rero ama nuko
to making sure za step twavuze ntabwo ari ngombwa ngo tuzikubwire ufite icyiza no arebe uburyo ukora strategy ya nuza Dijenga yabivuze kare ngira ngo waruri no ku ruhande wabyumvisha ntago wahitinga na gatoya ntabwo indirimbo yawe hari abandi bantu bageza umuziki ku bantu ujye ubanza utekereza uvuga ati ndamugeraho gute niki kiratuma mugeraho nizihe imbaraga ndakoresha kugira mugereho urumva naho kuvuga ngo radiyanshi intege ngo ndagenda tuje iyo ni ya strategy twavugaga kudataruka uko steps zikurikirana ugomba kugenda ukurikirana kandi for sure nubikora nka business bizabayo izo step ukazikurikiza bizakunda abantu bazakwakira. So guys ndagira ngo tugere ku musozo kuko iminota isa nkaho yadushiranye. Kudra umuziki wa Musanze kuri iyi saha nubwo utawurimo utari muri showbiz urateganya kugaruka ryari? Nzababwira tubitegereze ku matangazo. Ama indirimbo yawe cyashya dutangiye tuyumvisa ryari? Muri iyi minsi. Iyihe minsi? Muri aya mezi mu kwa 10. Oya mbere yo mu kwa 5. Indirimbo ya mbere mu kwa 5. Mukure biki? Kureba ko bizashoboka ko mu mbere. Urukura ko bizashobokera gutyo kubirebera. Mu kwa 5. Ko ari kera kandi speaking mukora buri munsi. Barakora buri munsi abandi barimo nyine bo bafite ibihe byabo nanjye ubwo nicyo gihe natekereje igihangano cyanjye kizagisohora hanze. Kudra ikibazo cy'umuziki wa Musanze kuba abahanzi bakora bashyiramo intera ndende ubibona ubona atari ikibazo gituma umuziki wacu udatera imbere kubera ko gukora bidahoraho umuhanzi runaka ategereza mugenzi we ngo abari gukora n'undi agategereza gutyo ubibona uti ibyo bintu? Nta kibazo mbibonamo as long as igihe uzaza uzaderivaringa ikintu kimeze neza kuko niba ntekereza ko iyo uri muri kariya hari abo uba ugenda ureberaho hari urumodo bawe uba ugenda ureberaho niba Christopher ashaka gukora indirimbo nk'ebyiri mu mwaka zikaba mega hit tukazumva ntabwo mvuze ngo umukurikize ariko niba we ni Christopher niyo ashaka kubikora gutyo uwo ni Christopher. Bruce Melody aduhereza buri kwezi birashobora ko mu kwezi ashaka kuduhereza muri ebyiri cyangwa sibyo urumva ko abantu batandukanye ariko kugira ngo duhereze ibintu bifite poor quality. None se Kudra reka tubyemere ko bifite poor quality. Ese reka dusubire inyuma muri 2009 2008 yego quality abari abahanzi batangaga ubu niyo bari gutanga abahanzi 2009 ba King James ba Bruce aba bahanzi bose ba kera ubu ngubu niyo bari gutanga ntabwo ari bari gutanga ibintu byarahindutse. None se reka nkubaze ikindi kintu nk'ubu ngubu unoza Bruce Melody arahari ari gukora indirimbo buri kwezi sibyo? Wowe ukeneye ko nawe umenyekana nka Bruce Melody. Bruce Melody ari kuri vitesse yo gukora indirimbo buri kwezi ubwo wose abwa gukora bingana iki? Buri munsi. Ntabwo byakunda. Ni buri munsi. Ntabwo byakunda. Si buri munsi. Reka nkubwire impamvu. Tugendera kuri reka nkubwire impamvu bitakunda gukora buri munsi. No. Banza duhereze ukure apana kugusa. Yego. Niyo Bruce Melody we ari kwirukanka ukaba uri inyuma ye. Like reka tuvuge ko niba ari kugenda buhoro. Ukaba uri inyuma ye wose akakwirukanka. Ariko noneho wirukanka iki? Bruce Melody afite background imusupportinga ituma agenda hagati. Tureke none se Bruce Melody iyo abo bantu bamusupportinga bahoze bamusupportinga ntabwo bahoze bamusupportinga yarabikoreye none abandi bo kubera iki badashaka nyine icyo kubikorera aho kugira ngo uduhereze buri kwezi indirimbo zifite poor quality
sibyo nterega ntabwo ari wenyine waba uzitanze n'abandi barazitanze wabireka ukaduhereza indirimbo imwe mu kwezi cyangwa indirimbo imwe mu mezi atatu ukaba uri kuzahere ujya he icyo nshaka kuvuga ni iki sibyo ibi bintu bibamo expense ndabizi audio kugira ngo ure audio nziza ugomba kwishyura production nziza ndabyumva cyane hanyuma ngiye kuvuga for fact niba uyu munsi umwana awakareka kuvuga umwana umuhanzi wo muri kano karere akiri ku rwego rwo kwishyura indirimbo y'ibihumbi 50 iyo ndirimbo production ni Kigali igeze kuri miliyoni izo ndirimbo niyo wasohora 20 mu kwezi kumwe wagisumva mu cyumba cyawe nawe wajya kuzihaha kubera iki poor quality reka nkubaze Teta yakozwe n'umuproducer wa he yakozwe oya Teta ukorewe i Kigali nuhe mu producer wayikoze ntabwo yakozweho na To The Hit ishyirwaho ibiganza na Muriro mu inde nta gitangaza kirimo Muriro producer usanzwe ntabwo yego n'umukozi usanzwe ariko producer nawe usanzwe ntabwo yari yagera ku rwego rw'abaye cyitwa experience buretse njyawe turi kugendana none se reka nkubaze iyo ndirimbo yakozwe na To The Hit yego sibyo ikorwaho muravuye ni Muriro niwe wakoze mastering ikintu ngira ngo umbwire sibyo uravuze ngo iyo ndirimbo ya To The Hit yikorerwa ahangaha The Lion Music babuze amafaranga yo kwishyura Umuriro kugira ngo n'ubundi n'izindi azimastering yego ntabwo babuze amafaranga yo kwishyura Umuriro ariko iyo abantu bari kugite pepiniere sibyo yaba To The Hit yaba wakoze indirimbo yaba Kidi babanje turayita rebo turayita management turayita katwite management babanje muri management sibyo The Lion Music Entertainment twite rebo babanje muri rebo imwe sibyo rebo imwe babanjemo mbere ya Teta hasohotse indirimbo nyinshi ndakeka nawe hari izuzi mbere yazo zirahari zirahari nyinshi uwakoze Teta niwe wakoraga izo ndirimbo niwe wa producer sibyo iyo studio yari hari uwo Muriro uvuga wari uhari umuriro apana Muriro uwo Muriro uvuga kwa The Lion wari uhari ibyuma byarahari navuze ese babuze amafaranga yo kwishyura Muriro kugira ngo amastering reka noneho nkumvishe ko sibyo nta n'ubwo banakoranye na Muriro wenyine hari n'izindi ndirimbo nyinshi bagiye bakora n'abandi bakora ibisa Kigali nyine ubu kubera ko yakoze indirimbo ikaba mega hit niyo mpamvu ubu ari guhindura abandi ba producer ariko byose byatangiriye hehe byatangiriye n'ubundi hano gutangira ahangaha sibyo hano none se buretse nkubaze Facebook ari Musanze si we yagize Riderman umusitari gutangira ahangaha si ikibazo ntabwo aho utangiriye ntabwo ari ikibazo utangira n'iki ariko ibikorwa abantu barabifite sibyo yarafite talent nubwo yasohoraga indirimbo ntibe hit ariko warayumva ukavuga ati yarabikoraga ukayicuranga ukayikunda yego ubwo ikibazo cyari uko promosiyo yageze muri Kigali asanga strategy abanyakigali bakoresha zitandukanye n'izinaha arazikoresha indirimbo iba hit ntabwo ikibazo kigeze kiba production none se promotion MZD ntazikora arazikora ariko nawe musire kuri level niba hari n'umuntu respectinga MZD aratigita ibintu bye ngabigereranya n'abasigaye hano Musanze ndashaka kubwira sibyo production arazikora sibyo I mean marketing kumenyekanisha indirimbo ze gushaka ibiganiro
byose aratigita. Aho tutakumvikanira nuko ni Kigali hari abahanzi bakorera muri aya studio akomeye tutajya tumenya cyane. Icyo nshaka kumvisha yewe ko wavuze ngo production y'inaha ntago ifatika. Oya icyo ntabwo navuze production wanyumvishije nabi. Wavuze quality ni production. Aho kugira ngo nuse hari producer ukorera indirimbo 50. Njye sindi umuhanzi na 30 barahari na 20 barahari. Indirimbo yanjye 50. Abo ni ariko ni Kigali sibyo yina producer wina ufite 50 mpamagara producer wo Kigali gukora hit mubwira gukora indirimbo. Uri gukora hit cyane. Okay muvuge. Ndaguhereza nimero. Oya ntabwo ari ngombwa ngo tumumentioninge. Sibyo kandi gukora hit. Uri gukora hit. Oya ukorera abastar. Ntabwo ikibazo mu rugero rw'umustar yakorera. Ntuvuge izina rya producer of umuhanzi. Yakorera Amaji, akorera uriya warinde ngo ntabwo nzira. Ubwo yamukorera indirimbo ya ryari? Ubwo nyine muri uyu mwaka. Iyihe? Ntabwo nibuka. Ni benshi barahari. Umuntu uri kuri internet nandebe niba Amaji afite indirimbo nshyashya. Tonalite bande. Ni benshi. Ahubwo mureke nge okay. Wabyemera ariko barahari. Hari n'umuntu ukamuhereza akagukorera akagenda. Sibyo. Reka mubwire sibyo. Ngewe wenda ndi n'umutekinisiye muri ibyo bintu reka mite mbikubwira. Yego hari producer bahari hano hanze badashobora ariko nabo producer bashoboye barahari. Hano hari studio nziza hari quality nziza. Reba The Lion studio afite Mountwood bafite umuproducer mwiza bafite ibikoresho byiza na SP Game bari gusora indirimbo. Hanyuma reka tumentioning ahangaha na Mandex nawe arahari na afite studio. Niba nshaka tumentioning sibyo reka tumentioning ama studio tumentioning awaje nshaka tumentioning vuga badashoboye tumentioning studio bose mentioning aho vuga ati runaka gusora indirimbo nta kane studio yo ntago ufite vocal imeze neza sibyo reka tuvuge lyrics ufite lyrics zimeze neza sibyo uri umuhanzi koko twita umuhanzi studio wajya mu wakora kuko ufasha producer gukora ibintu byiza. Yego uramufasha aho uvuga bitari kujya mu mwaka producer akabishyiramo n'ubatari keza reka bihindure. Ariko ubwo bumenyi abakuri hafi ubwo bumenyi ntabwo ufite ibikunda sibyo. Hanyuma urajya kunzanira indirimbo irimo urutoki n'uturayi irimo n'amagi umukanya kuvangamo n'udukeri n'uduki ni iyo ndirimbo uraza kumbwira ngo iyo ndirimbo uraza kuba yitwa Bushya. Ngiye muhaye uraza iyo ndirimbo mu by'ukuri ngiye nkaye ese ubundi kubra ngewe ndi kukumva cyane. Ndagira mbanze nkubaze mbere ko ngusubiza icyo kibazo. Unenga quality y'ibihangano cyangwa unenga ababikora ko babikora gake? Ngiye nakubwirwa aho kugira ngo ume poor quality quality nziza ukayikora gake. Ese quality nziza kuri wowe ni iyi? Ngewe kuri ngewe kuba navuga ngo quality nziza icyambere no ufite lyrics nziza sibyo. Niba ufite lyrics nziza ikindi please ibintu muri kumbwira ngo production y'ibihumbi 30 izajya guhangana n'ibintu biterwa n'izindi zirahari. Iyo umuntu reka twumvikane iyo umuntu ushaka kwikorera muri studio nziza ko kubera ko producer ziko nta bushobozi ufite bwo kumwishyura. Nese nimba indirimbo yagiye spend inzimbo 30 ndeke kubivuga kandi kabaye iyo ndirimbo none wowe uri guspending indirimbo 30 yabyo kompeta n'indirimbo ya mega hit nyine kubera icyo ahubwo ushaka kujya kompeta Kigali ni nahi Musanze abantu baba bakabara kujya none se biragize Kigali gusa igihugu cyose ariko reka nkubwire sibyo nose nk'ubu muri telefone yanjye yifate nshobora kukwereka playlist yanjye
biragoye ko wasangamo izo ndirimbo wowe wita mega hit. Twese indirimbo nyine irahitingira mu kirere, ariko twese tuba dufite uburyo dukundamo. Urumva ntabwo iyo ndirimbo yabaye mega hit kubera ko iri kumvikana ahantu hose, nanjye ari ngombwa ngo ndi kuyumva. No, urumva cyangwa nyifite kuri playlist yanjye. Urumva ngewe ikibazo ahantu nkibona ni uburyo abahanzi bakoramo promotion yabo n'uburyo badelivaringa ibintu bike ku isoko kandi bakeneye ko isoko ryabo bitanga umusaruro. Tuzakora kwati ntabwo unyuzwe. Nshuti bakunzi ba MSI Plus, muri iki kiganiro tugiramo agace ka kabiri bita uko mbyumva. Tukubaza ikibazo kimwe, tukubaza ikibazo ugasubiza mu jambo rimwe, nta busobanuro, ni yego cyangwa oya. Kaduhere kuri Kudra. Kudra ukiri muri Nuza, ukiri muri mu muziki, muri iyi industry ya Musanze, tubwire umuhanzi washyiragamo indirimbo uri kuri radio ukavuga ati kabisa nanjye ubu nakwicara indirimbo nkayumva. Vuga umwe. Joshari. Akora umukobwa yagiye nawe yaraducitse tu, nawe wasanga bya bintu byamuze yara. Ikibazo cya kabiri, Kudra mu bahanzi b'Umusanze ninde wambara neza ukavuga ati we wambara neza? Abahanzi gusa. Abahanzi gusa. Nakushaka kubaza ikindi. Clem. Mwana. Mwana wanze yambara neza. Clemi. Ntabwo ari wowe nyine umuvuze. Clemi nyine azi kugenda na trend, akamenya ngo iyi myenda igezweho ndayambara ahangaha, aya makara ndayambara ahangaha. Clemi. Abantu batatu bose bavuga ko Clemi yambara neza. Ni umu-artiste bagomba kugaragara neza byagenda kose. Kuba uri artiste ufite impano nyine ugomba uri public figure kugira umuntu ati karakenda Clemi yambara nyine tubwire abahanzi bane b'abatipe baririmba hip hop. Ndakubwira amazina, utubwire uburyo ayo mazina wayatondekanya ku murongo n'uburyo bagenda bakurikirana. Harimo Daymaker, harimo hip hop, harimo Fizo Mason, harimo Bex, harimo Mailo. Abo bantu batondeke uvuga ati uyu yaza ari uwa mbere, uwamukurikirana uyu nguyu, uwakurikirana uyu nguyu, uwakurikirana uyu nguyu. Aka kiganiro kizagera part 2. Icyo kibazo nagisize muri part 2. Oh yeah? Okay. Yeah. As for me, uko byumva. Nuko byumva. Daymaker. Ndasobanura impamvu cyane. Nagusobanura. Okay. Uwa mbere Daymaker. Ntugendere ntabwo ari mu gukora. Ngendere ku ki? Gendera mu mpano zawe. Ku miririmbire mbese okay byose bizingire hamwe. Byose bizingire hamwe. Kumpere ku mpano. Oya. Undi nuko nakiri buhinduke. Daymaker. Sibyo? Akurikira Mailo. Bex. No. Bex. Fizo. Hanyuma Bex akaza ari uwa kane. Uwa mbere ni Daymaker, uwa kabiri ni Mailo, uwa kabiri tatu Fizo, akurikiraho Bex. Okay. Ikibazo cya nyuma ngiye kukubaza. Byari ibibazo bibiri none byabaye. Ikibazo cya nyuma ngiye kukubaza.
ese ubona uruhare rwawe nk'umuntu wabaye mu itangazamakuru ku byo wifuzaga wagarukiye kuri kangahe ku ijana? ibyo nifuzaga ko biba muri uyu muziki wa Musanze? inzitizi ntabwo zibura ariko byibuze nkaho 40%. wari almost 40%. ariko uzasubiremo byibura ugire 60%. I wish. Ama nibagiwe izina batubwiye wallahi ngiye kugaruka ati Darkland. Ama tubwire mu muziki wa Musanze mu basore baririmba nuhe musore uririmba ukavuga ati kuririmba guhogoza abantu baririmba R&B baririmba guhogoza ni beri nakubwiye ko n'abahanzi benshi ibyo bintu byibuka abo ngabo okay natubwire okay harimo ba Jazz harimo ba Lucky Logan harimo ba harya buri abandi ba Vex harimo ba Mzaidi harimo ba Ian Vanga harimo ba wa mwana aryo watsinze Ndimana ninde Ndimana y'ubushize yitwa wari uhari ariko si wari uhari nuza okay tubwire muri abo ngabo niba utari kumwibuka bivuze ko nta nuza hari indirimbo ye uze kumbe ni Miridia Vangara beza mu bahanzi b'Umusanze bose ubashyize hamwe uramutse nawe ubaye manager cyangwa se ugize amafaranga yawe wayahereza nde ngo yashore mu muziki kuko uba ubona yayagaruza? Sensitive question. Sensitive question. Uko ubyumva ninde? Amafaranga ntabwo bacyashaka. vuba ngaha tuzamumenya. Abiseri afite impano araririmba kuki atari wavuze ukavuga Vanga nyine no yanakoresheje ukuri araririmba ariko wenda wayamushyiramo Vanga waranje wayamushyiramo nyuma ya Vanga cyangwa wayamushyiramo mbere ya Vanga ko Vanga nimba gukoma nuko nyine afite impano ariko ngiye nk'umuntu nashoramo amafaranga ya n'ubuke kabisa arabizi cyane. Ikibazo cya nyuma nashakaga kukubaza mu muziki wawe mu ndirimbo za gospel uba wumva ari hehe kuko hari abaririmba indirimbo zo kuramya hari abaririmba guhimbaza mbwira n'izindi ntuza zirimo no kuramya no guhimbaza uba wumva ari hehe wifuza kuba wowe ku giti cyawe uba wumva ari hehe imbaraga zawe ukeneye kuzazishyira naho kwifuza ahubwo ngewe amana umuramyi genda umuramyi uri umuramyi ese kugira ngo umuramyi urabanza ukajya kubatizwa oya ushaka kubatizwa urumva kuva muri sekira hakuru watwakiri wigaraguye muri sekira bigaraguyemo wakoze baririmba uri mu byaha iyo ugiye kuramya uba wambaye indi mwambaro nyine oya umuntu aba yarabatijwe kubatizwa kuvuga ngo uri umuramyi cyangwa urahimbaza ntabwo bivuga ngo umanze ujye kubatizwa cyangwa iki ariko barabanje gusaba imbabazi
ntabwo byagura barasabye imbabazi uvuga ati sekera nakoze ariko nyine kubatizwaho ntabwo umukristo wese ubundi aba yarabatijwe. Okay. Ndagira ngo turi kugana ku musozo w'iki kiganiro. Ama Karame, ubwire manager wawe yongeremo imbaraga kubera ko impano urayifite kandi akurinde n'izo ntuza zo ku ruhande kugira ngo ukomeze uhagarare mu muziki wawe. Turagushimiye kandi nawe uze kumusuhuza, usibye ko uraza kumpa nimero ze, ndashaka kumusaba ko yazaza tugakorana ikiganiro akatubwira n'uburyo. Guys, so ndabashimiye, Kudra ndagushimiye kuba waje, ariko we tuzakorana indi part 2. Iki kiganiro nanjye ntabwo nanyuzwe cyane. Ama ndagushimiye. murakoze. Nshimira abantu mwese muba mwadutije umwanya mukagerageza kureba ibiganiro tuba twakoze. Nshimira buri wese wakoze subscribe aho ngaho kugira ngo ibi bintu byacu bitere imbere. Nshimira abatekinisiye bose ba MSA Plus. Ndashimira Gucci Gasatsi, ndashimira Dani wari uri kuri sound no kureba ibintu byose, amajwi kari kugenda neza n'amaimage. Ndashimira Peter wari uri hari ari kudushyiriramo amashusho, ari nawe uhagarariye ibiganiro muri MSA Plus. Mu by'ukuri nawe turaguhereza akazi, ni iby'agaciro. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha.